Ikaze cyane kuri Defina Topic wakoze kubana natwe kandi komeze kugira ibihe byiza. Niba utarakanda subscribe byaho hasi kandi subscribe uraba uduteye inkunga ikomeye. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku izina YVAN cyangwa se YVAN, ubusobanuro bwabyo ndetse n'imyitwarire y'aba YVAN. YVAN ndagushuje cyane niba yitwa YVAN cyangwa se YVAN. YVAN ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo risobanuye Imana ni inyampuhwe cyangwa se Imana igira impuhwe. YVAN afite ibitekerezo byiza kandi arafungutse cyane. YVAN abantu bamufata nk'umuntu wiyemera kandi udashobotse, ariko ku rundi ruhande n'umwana mwiza. YVAN ntiyita ku byo abantu bamuvugaho, yita ku byo akunda kandi yatekereje. YVAN aba ari umuntu wikunda, akunda kureba inyungu ze bwite, ntaba yitaye ku bindi. YVAN kandi akoresha ubushobozi bwose afite mu buyobozi kandi aba ari umuntu ukunda kwigenga. YVAN aba akunda gutegura ibirori bitandukanye kandi akabibera umuyobozi. YVAN kandi akunda umutuzo no kudashyirwaho igitutu kugira ngo abashe gusohoza inshingano ze neza. YVAN kandi aba ari umuntu w'igikundiro, ahantu henshi aba ari baba bamwiyumvamo kandi bamwibonamo, mbese aba ari umuntu ukundwa na sosiyete. YVAN kandi ngo arubaha kandi ni umutsinzi. Ubwo ari ubusobanuro bw'izina YVAN cyangwa se YVAN bitewe n'ururimi ubivugamo. Uyu munsi rero ndagushuje cyane kandi ukomeze kugira ibihe byiza, we wabanye natwe kuva dutangira kugeza aya magingo aya, ukomeze kugira ibihe byiza, wakoze kubana natwe.